harya shaka kubwira ngo ndamo gukurikiza nkabona bigize ibintu by'urwego. Umuntu w'umusore nkawe kiri n'amafaranga cyangwa arayakora. Namwe nyazanye byo kwica umuntu, kwica abantu. Kwicwa n'agahinda wese hari kwica abantu gisere. Kora akazi baguhaye ibyo kwica abantu. Wishe bangahe? Umuntu asaba akazi agashaka no kugakorera ikamana. Ago suni wazagiye kumwirebera ubu. Iyo nsubiza gutya mbere hose. Kire mwamubonye. Reka nkubwire. Ibintu byiza kandi nawe wabona kari byiza. Gihe rwose ibintu byo kumva wamaye ayo mafaranga. Bize ko yampaye kandi nakubwiye yuko ngiyewe. Nakubwiye yuko ngiyewe ntango kwiruka. Nubwo bwose wamaye amafaranga. Ntago genda nakubwiye ngo inkoko iruka byagenze bite? Yapfu. Kugira ngo wemere ko nawe ushobora kuruka. Ndabona kuri gukina nanjye. Urumva wabyimbye urumva uri kuza gukina no. Ntago ngiye nabyimbye ariko njye ntago rwose nta bintu kujya kwica. Wavuze ibintu tumukona naravuye ngo reke tutamushimute byira turamukuzanire uri ibyo wikorera tesevu uri gusaba amafaranga watsibye amafaranga yo gukora iki cyo kumushimuta bikagenda amushimutagaze ngo bigene ni kucyo bakire mu cyano ho kinyica abantu kuzana hanyuma wowe wasabye amafaranga yo gukora mbareka ngo ibintu ni bibi yego cyangwa urakora icyo watsibye amafaranga ntabwo gikora hamwe mfite kwirwana na ntuzongere ntuzamurindira subiza yego cyangwa urabikorana mu bikora bose kamubahe ubaha akazi kawe ngewe uranyubaha ubaha akazi kawe ngewe uri kunyubaha hamwe wananirwa kubaha akazi kaguhe mukaza kunyubaha ese nda amafaranga nanjye aho njya kura ndahuba ntabwo nza n'umugore igihe nk'ubwo zabanze utekereze n'ukorera amafaranga ari igihe yawe hagaza n'umugore noneho urasaba amafaranga kubera akazi wasaba barangiza ukabyimba ngo ntabica ntabicaye subiza ibyo nakubaye hari amagambo umwanya ndi gutanga ntabwo nakabaye kandi utuma ibintu bihinduka birahinduka nabi bose ngereka mubwira nakubwiye ngo iki ineza umuntu ayisanga he nose ubwo ni ineza kujya subiza ibyo nkubajije ineza umuntu ayisanga inabo umuntu akayisanga he akayisanga imbere ko ntabwo ari hitamo kimwe muri ibyo inyungu mu hitamo ubundi kuki abakire bundi mwigaragaza ko bafite amafaranga ni uki mutayashikoresha mu bumvise ikintu nakubajije subizamo kimwe muri ibi ineza uyisanga nawe ukayisanga nahawe ho kumenya icyo ushaka kandi wansabye amafaranga uzi tugiye kuyakora unyibye iki cyane ibisanzwe mwana ntabwo meze neza cyane ariko umuntu se meze nabi ibyo ni byiza ndabona usa neza ubwo nyine tangire wige kunyitaho sha birakwiye ariko ase ntanabikoraga mbere utanabinsabye uko nyine umurandurode wanjye yasohoye Roza mbyukirije mwana sha wigomya kubitekerezaho ariko ndumva bisekera n'umwe gute ukuntu yaje mani narindi rero mu bitose ni nk'ari bwo nari gisinzira ese waryamye asangaye kwa muganga nyine naryamye bigezemo hagati barampamagara rero ni nk'ari bwo nari yifatisha ntari batitangira tsinzi ngiye kumva umurwa arakomanga wa munsi wanjye abo yatima wakambaye gusa nyine nta kindi gitekerezo nahise ngira uretse guhitamo ko ntandi mahitamo na rero
ntaribi ako murezi ndumva nako yakoze kuzindura saa 10 mani. ese ubundi ubu ngubu tuvuge ko ari ubwa mbere babyutse saa 10 Muri iyi minsi no mu Rwanda sinari nutse kubyuka zirasa. usanga ubundi impamvu wabyukaga uri muri modo mbi ni uko waryamiraga ariko ndabona nyine wishimye wagira ngo wibohoye. Nimba nibohoye pe ndumva mu mutima wanjye nkumva. Ariko by the way ndagushimira pe inshuti nziza. Ndi umunyamahirwe kuba nkufite. Nkumva uratangiye mwe byawe. Oya ni ukuri niba ukoze neza umuntu agomba kugushimira. ubundi se nicyo inshuti zivuze ntabwo waba ufite ibibazo n'ubundi ngo mwirengagize kandi twitwa ngo turi inshuti. Wakoze kumpaye aho kuba ntabwo nari nzi aho nakerekera nyuma y'ibyari bimbaye. uhawe ikaze iwacu kandi buri gihe ahubwo se amakuru ya mama wawe nta kigenda nyine biracyameze na mbere ariko nyine hamwe n'Imana twizeye ko azamera neza. Imana idufasha mbere neza ko ndambiwe kukubona uhangayitse siko umwaka ugiye gushira umeze kimwe ko bisa nkaho noneho wihugiyeho bite kwihugiraho. twari tumaze n'igihe tutaganira ku bintu bya kure ari ibibazo ubwo se nta gasitari ufitiye we ko wajya gumbwira amasitari menshi. umva uratangiye kuzana bwa bugamba ariko ahubwo wa mugani ntibagiye kukubwira. uribuka ya nshuti yanjye nigeze kukubwira y'umuhungu iyihe? nta muntu nigeze kukubwiraho nyine tu waje muri Kigali imbere yacu. sha wigeze kumubwira ariko nta bintu byinshi wamubwiye. ejo bundi twarahuye abantu yaragafashe ariko ntihatari gute se abandi bana kigo ngo urumva abandi bana bataragafashe twe twarasariye muri Kigali we. ahubwo se ikintu napangaga undi nyine nabitekerejeho tu naramwatse akazi ariko sha ntabwo nizeye ko niba azakama yego kumara yanjye ubwo se wamwatse akazi kameze ubundi se akora iki? numva ngo njye ubundi ikintu numva nyine baravuga ni umukire afite ibintu akora sinzi ngo bijyanye n'iki nanjye nanze kumubaza amakuru neza ko yari yambwiye ngo tuzahuze ku wa mbere. arangije ngo namuhe umwanya ukaguha uzi si ukuntu byagenze nyine njyewe namubajije n'ikinira tu arambwira ngo ku wa mbere nyine azanshakira umwanya duhure. yego shayo urumva ari byiza. asanga aribwo azanansobanurira ibyo akora neza da nanjye sindabisobanukira. ariko niba ari inshuti yawe maye ntekereza ko akazi ugaho gute umva sha karabura kugatangira. bamwita Onete. Cyane ko byaje kurangira tubaye inshuti burundu. ni ikibazo se? hafi abo kuri njyewe ni igisubizo. inshuti ni byiza ntabwo ari bibi. hafi muzite cyameze neza mesaje wayibonye ariko nayibonye niyo mpamvu nyine nshatse kugushimira aho turi kumwe tuwaka. ntabwo ari gutya abandi bashimye wari no kuntumira nko mu rugo nkaza nkakora no kubera. sha ibyo ngibyo ntabwo ari byo bikenewe cyane cyangwa biza imbere kubera ko nyine nafata amafaranga mfite icyo ngiye kuyakoresha ubufasha nari nkeneye ubwo rero sintekereza ko ibyo ngibyo ari byo byazaga imbere cyane. hano ninganiriraga sha bazanteza sifa ugasanga amereye nabi. none se ikibazo ari gukemura byaraciyemo
umuntu w'umurwayi wawe wagize icyo umumarira cyangwa umeze bite? nagiye nyine ndayishyura niyo fagitire bari baduhaye ariko nyine ntegereje nyine n'ubundi aracyari kwa muganga ndumva n'ibindi batakomeza kuza ariko rwose nyine ngiye gushaka akazi nanjye nkore nanjye mbasha kubyishyura. Ugiye gushaka akazi? Aha, kubera iki? kuva ugiye gushaka akazi nyine fresh wazaje nkumva se ugakora utangaye muri kampani yacu. Ege kampani yanyu si ubu ninde wampa akazi neza gutya we? yaho uzaze nimba warize kumva zazi na depoze wakazi. Uzagurisha uwa bingana gute ku buryo uvuga ngo nzazemo akazi kandi ubizi neza ko nzakabona? nyine gukabona ndetse akazi kacu bidasaba ruswa nanone bisaba gukora bisanzwe nzashakisha nyine n'ibyanga n'iwanyu uzabona amagezi. amakuru ya sifa rwose ntabwo muherutse kubera n'izi stress mazemo iminsi ariko mubara umbwiza ukuri sifa ndabizi ko muri sibyo buriya sifa nta wundi muntu ukozagira yabwo mperuka ari we wenyine mwana gusa ashahara ashobora kuba mufite wenda banari kumwe simbizi ntiwanamenya ahantu yagiye se wasanga yaraje no kugenda ahandi yakubwiraga. Chamani byese nta nimero yiwe narayivuze pe ntabwo ikibaho ubwo ngubwo wabona yaragiye wenda utegereze nagaruka azakuvugisha nanjye amvugisha ko ntabwo muheruka. se amatangazo yo gutambuka kuri radiyo muri iyi minsi uri kuyumva? amatangazo ameze amatangazo ngo y'abasore bari kwiyangurira abakobwa. nawe burya wumva radiyo ariko njyewe mba numva ari ubugwe kujya kwiyahurira umukobwa. iyi ejo numvise radiyo ko sinzi umuntu ngo basanze umuntu ngo yapfuye avuga ati mana yo mu ijuru gufata igihe cyawe ufata igihe cyo gukundana ufata n'igihe cyo kwica ibyo bintu bibaho ntumirwa. one bite bite nawe umuntu waramwumvise nose n'ubu naramwumvisha ko numvise ari ibyo kubeshya mwana bamvishe bari kuvuga ngo uri umuntu muzima umuntu yakwanga wowe nk'umusore ukundanye n'umusore akakwanga wajya kwiyanga? ibyo bintu bibaho cyane sinzi utabyemera kubera ko utarakubaho cyangwa utazi uwo byabaye nawe ngenda bizi neza kubera ni amabeshyi. Njyewe rero kamubwiza njye nakunda nka kuriya sifa yewe ibintu ari kwigira naramukanya nk'udufaranga rwose rimwe ndabizi nzagenda nigurire inkoko urumva ngure n'igitoki ngure na byeri ninywere ntumire n'iniga zanjye duserebure aribyo kujya kwiyaho ariko uzi imyaka uba usigaje kuzabaho neza. ese ko muvuze murabigukoze ku mutima? hari umuntu umuturanyi
nimba atari umuturanyi akaba atari none ngewe reka nigendere mwana. None wowe sibyo ikintu ngiye kuguha akazi sibyo uzamubere kandi ukinkorera babarira unekere sheri wanjye sifu sibyo numara kumenya ko afite undi muntu uzambwira ninjye uzamwicira wowe oya se ari gukina no gukunda mwana baje sawa shanara kubujije nyagasani ibintu bya bosi jya uvuga Manuel cyangwa Emi kuko niyo mazina yanjye Erega mba mwubaha. uyu wubashye umuntu ntabwo mubwira bosi ntabwo iki gihe turimo aricyo kumbwira ngo bosi Ariko nari maze igihe no kubona. nta kazi nyine bibaho ariko kuri telefone aho tubonana rimwe na rimwe ariko tukavuga Nta n'akazi se k'iki gihe umuntu asigaye atatinze. ahubwo rero ngaho mbwira igihe kinini cyari gishize naguhaye umwanya munini ushoboka Ntabwo kugaruye bya bindi. mbese uragira ngo Kugaruye bya bindi byawe. ese ubwo uragira ngo ngarure ibihe erega Ese ko wabivuyemo. icya mbere ni urukundo ibindi bigakurikira Ese ko wabivuyemo. yego Mm. si ubwo wava mu byiza ubireba Reba igihe gishize. igihe gishize nuko wari wambwiye ko ushaka kubyitaho ukabiha umwanya ukabanza ukareba ndizera ko bibaye bitarakunze nyine byaba byaranze burundu Mbanza nawe uhatiriza pe. ntabwo ari uguhatiriza ahubwo burya bajya bavuga ngo icyo ushaka uragiharanira Birumvikana. Nyine nabitekerejeho. Biba bigoye rega. gute se Biba bigoye kubwira umuntu ko umukunda kandi ufite undi waramuhatirije ndabibona. aho undi se aracyahari Yose yajya nta hantu yajya arahari sinagakwiye ko ari umusirikare arahari ni uko wenyine wenda ataboneka ashobora no kumara nk'imyaka 2 ataraza mbega niyo mpamvu ariko ubundi urebye bitewe n'igihe wabishatse kumbwira ngo urankunda ukabishyiraho umwete nabonye nyine ko uri umuntu ugiye mu rukundo n'umuntu wenda utamuca amazi cyangwa oya ibyo bintu bikora ibintu bikugwiririza njye ndibaza buriya ikintu gishobora kukugwirira ukavuga yenda umuntu akagifata uko acyumva ni ibintu bibaye mu minsi 2 muhuye cyangwa iminsi 3 ariko ikintu wahaye umwanya wawe ntabwo ari ibintu wapfa gufata uko wibonera kandi nanjye byarantwaye umwanya birumvikana nyine byagutwaye umwanya niyo mpamvu nabitekerejeho musanga nyine ari byo basi nyine ngaho mbwira icyo watekereje byibuze nawe uba wamwiyamburiye rinete arwaye amaso kuva rya oya ntabwo narwaye amaso niyo si ubwo gutya se wansuza shoboye akugira ngo ubibone nk'agasuzuguro cyangwa ufite n'isoni isoni se wagira isoni ku rukundo waharaniye abantu baba bari mu rukundo baba bameze nk'abana twebwe ntabwo turi abana ni babandi imyaka 18 20 sorry ariko njyewe ntabwo usungana kuko hari umuntu w'umwana ugira ubwanwa ko ndabona usigaye unasenga kirisitu nta mukirisitu w'indyarya twe turizi oya nyine nari nakwemereye urukundo none ubu ngubu nanje kuguha igisubizo usanga wikenera ese ukiteguye nemera ko ibintu byose bishoboka yego nanje kukubwira ko nanjye ngukunda yo ushobora koza cyane ese ko mbona ko byishimiye oya ndabyishimiye kuko hakiza nko kuba ufite umuntu we ntabwo nzi ko ubu byakira bityo niba ubona wishimye sha ndishimye pe kandi urakoze sinabona uko ngushimira kuko
uriya kubona umuntu ugukunda kandi akaguha icyizere cye ni ibintu by'agaciro cyane. nubwo mbikwemerera ko umuntu wese uzimesha umutwe gutesha umutwe guteseka ntabwo abantu bakundana bagatesha icyo mu mutwe hano hari n'imibu shapori umuntu akirirwa guhamagara sinzi uri mu kazi ibintu byinshi umwanya wo kwirirwa mpamagara sinabona ko nanjye mba ndi mu kazi. nanjye nzaba nkuvugisha natashye naribi nta kibazo urakoze ahubwo rero tugenda njye kukuberera agafanta. Merci. ariko njyewe nyine nari mfite akazi kenshi wari ugiye mu kazi tuzahura muri weekend naribi tubiganireho nyine nta nubwo twigeze tuganira kuko ubuzima bwacu nyine wumva uko bimeze nshaka nta kibazo dukeneye no kumenyana bihagije kuko usibye kuba tuziranye mu kazi nawe nzi bityo ntabwo uzi aho nkomoka cyangwa aho wakomoka n'ababyeyi bawe nanjye ntabwo nzi nyine tugiye kugukunda Imana indusha nta kindi gisubizo ndabyishimiye turakoze cyane shiri wanjye ngaho tugende ubwo tuzahuza muri weekend sibyo ko nanjye hari utuntu nanjye gufata amashini hararuguru ariko ubu byari binjyanye nshimira urukundo rwawe ibu niyo yo nazi